inyenyeri Imana yacu kukugarura inyenyeri yawe bakwibye. Abenshi bakurambitseho ibiganza ngo nabakozi b'Imana kandi ari abahanuzi b'ibinyoma, ariko uyu munsi wa none inyenyeri yawe kugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wa none buri kintu bakwambitse kibi kikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ikigutera kurira amanywa na nijoro kikuveho mu izina rya Yesu. Ahari umwanya wo kurira, ahari umwanya w'agahinda, Imana iguhe gatwenge, Imana igusetse nk'uko yasekeje Sara. Uyu munsi wa none seka mu izina rya Yesu. Imana igukureho iminkanyari, Imana iguhanagura amarira mu izina rya Yesu. Mwene data unkurikiye, uyu ni wa munsi wawe Imana ikugarutseho. Uyu ni wa munsi wawe Imana ikugarutseho. Uyu ni wa munsi Imana yari yarateguye Imana ikugarutseho. Iyi tariki y'uyu munsi uyandike muri agenda, uyandike muri karne yawe, uyishyira ahantu uvuga ngo ndagushimiye Imana kungarutseho, ndagushimiye ko nkuyeho ibitetero, ndagushimiye ko nteturuye, ndagushimiye ko nsekeje. Uyu munsi wa none urakoze kumpaye impano iruta izindi, urakoze kumpaye umugisha. Ahari umuvumo hasubije umugisha, ahari icyangiro hasize igikundiro. Abenshi ntibari bakigusura, abantu bamwe ntibari bakikureba n'irihumye. Satani yarashizeho uburinzi ku muryango wawe. Hari abakuroze baragenda bashyiraho icyangiro, abashyitsi baragucikaho, umugisha ugucikaho, ariko uyu munsi turabigaruye mu izina rya Yesu Kristo. Ibi byose byongeweho n'iki? Nuko ngusomera ijambo rya nyuma. Haleluya. Tukomeje muri Luka aho twasomaga igice cya mbere umurongo wa 36. Umva ukuntu havuga muri icyo gice muri Luka igice cya mbere, Luka umurongo wa 26. Umva ukuntu havuga. 36. Umva ukuntu havuga. Aravuga ngo kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba, none uku n'ukwezi kwe kwa gatandatu. Haleluya. Umurongo wa 37 aravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ishimwe cyane. Ariko reka ngusubiriremo wowe hari ushobora kutumvise neza, maze nawe iri jambo ryandika ahantu. Umurongo wa 36 muri Luka igice cya mbere ngo kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba, none uku n'ukwezi ukwe kwa gatandatu, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Haleluya. Marayika arongera asanga Mariya nyina wa Yesu, azana kumusezeranya yuko azabyara umwana w'umuhungu amwite Yesu, ariko azana icyo bita confirmation message. Yazaga isanga igaragaza ko Imana yacu nta jambo ivuga ngo rihere. Ndagira ngo ubwabo uyu munsi wa none iri jambo niba uryanditse muri karine, niba uryanditse muri notebook yawe, nta jambo Imana ivuga ngo rihere, upfa kuba uryizeye gusa. Nk'uko yabibwiye Mariya nawe yaragize ikibazo, yarabyibajijeho cyane, yibaza ukuntu azabyara nta mugabo yigeze ahura nawe. Imana imwereka yuko igitangaza ahuye nacyo na mwene wabo Elizabeth, nawe hari ikindi gitangaza nawe yahuye nacyo, kuko n'ubundi the same messenger. Buri gihe Imana yohereza intumwa yayo. Yohereje marayika Gaburiyeli wari wagiye kwa Elizabeth, abari nawe ujya kwa Mariya. Imana ibikakasa cyangwa confirmation, ibyemeza yuko itabeshya. Haleluya. Yuko nta jambo ryayo ivuga ngo rihere, nk'uko yabisezeranyije Zakariya na Elizabeth. N'ubundi noneho Elizabeth agejeje amezi 6 atwite, kandi inda yo mu zabukuru. Ijambo rikomeye bivuga ngo uwari wariswe ingumba, aho hantu haca umurongo. Haleluya. Uwari wariswe ingumba uyu munsi atwite inda yo mu zabukuru. No matter how age you are,
No matter how age you have, no matter the number of years you have, God, He don't care about your age. God can make a mistake. He can't make mistake. Always God, He make miracle. He can do miracle. He can make the way where there is no way. Hallelujah. Imana icinziraho zitari. Imana ntabwo ijya yibeshya. Imana ntabwo ijya yibeshya nkuko twabisoma. God can make mistake. Hallelujah. And God can make fail. He cannot fail. Hallelujah. Imana yacu ntabwo ijya inanirwa. Imana yacu ijambo ryayo ntirinanirwa. Imana yacu iherekeza ijambo ryayo. Imana yacu iherekeza isezerano ryayo mpaka risohoye. Ndagira nkubwiye ngo uyu munsi isezerano uhawe uryandike, Imana izariherekeza. No matter bizatinda, ariko Imana izabiherekeza kandi bizasohora. Haleluya. Isezerano ryayo bizasohora, uzaribona. Ntabwo uzarunduka utaribonye. Ibyo wanyuragamo byose, ibyo wasiragolingagamo, ibyo warwanaga nabyo byose byereka Imana cyangwa byeretse Imana. Ariko uyu mwaka nk'uyu nguyu, uyu mwaka wa 2025, umwaka 2026 uzaba ufite Isaka. Ngenda guhanuriye, uzaba ukikiye Isaka wawe mu izina rya Yesu. Umwaka wa 2026 igihe nk'iki ngiki, isaha nk'iyi ngiyi, haleluya, uzaba ukikiye Isaka wawe, uzaba uri guseka. Nubwo wari ugeze mu zabukuru, nubwo abantu bakwitaga ingumba, nubwo abantu bakwitaga ko nta kigenda, nubwo abantu bakubwiraga ngo ntacyo uzashobora, nubwo abantu bavugaga ngo nta kazi uzabona, nubwo abantu bavugaga ngo ntabwo wowe wabijyamo ngo bitindemo, nubwo bavuga ngo ntacyo ukora ngo kigumemo, uyu munsi wa none Imana iraje ihagararana nawe. Kuko n'Imana irinda isezerano ryayo imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza. N'Imana irinda icyo yavuze. N'Imana idatetereza abayisunze. N'Imana idakoze isoni. Haleluya. N'Imana ikura mu bitetero. N'Imana ihanagura igasibanganya dosiye. Reka nkubwire n'icyo kimenye neza. Wikomeza gutekereza kuri kera hahise. Witekereza ku bintu wanyuzemo. No. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu ni Imana y'ibishyashya, ntabwo Imana yacu ari y'ibishaje. Katonda wafe si Katonda webikade, Katonda wafe Katonda webipya. Haleluya. Katonda wafe Katonda atonde bipya buli lunaku mu bulamu bwaffe. Atonde bipya, akole ebintu bipya mu bulamu bwaffe. Toloboze bikade, toloboze byayita. Lekera okuloboza ebyayita. Ebyamabega bireke. Genda maso. Tambula na Yesu. Tambula na Katonda waffe. Tambula na Katonda wo. Haleluya. Gendera n'Imana. Gendera n'Imana yawe, kuko Imana yacu ni ibitangaza, ni ibimenyetso, ni ibitangaza. Our God is a God of wonders and miracles. N'Imana ikora imirimo, n'Imana ikora ibitangaza, n'Imana aho abantu bitashoboka yo ishobora. Bishoboka gute ko umuntu yasama adafite umugabo? Bishoboka gute ko umuntu yasama ari mu zabukuru? Ariko twumvise abagore babiri, Sara, Elizabeth, basamye bose bari ingumba kandi bashaje. Why not? God cannot do for you. Nta kinanira Imana. Ijambo tusomye yabwiye Mariya iravuga ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ndajya nkubwira ngo iki Imana kuvuzeho kwa kesaswa, qu'il neige, qu'il pleut. Bya imvura yagwa, amahindu yagwa, izuba ryabura, iki Imana yavuze kizasohora ku buzima bwawe. Haleluya. Gira kwizera, wizera abakozi b'Imana yuko ibyo tuvuga tuba twabwiwe n'Imana, yuko tuba twatumwe n'Imana. Nturebe igihagararo cyacu, nturebe ubuzima bwacu, reba Imana yawe iri kukubwira uyu munsi wa none. Nizeye ko ubyizeye kandi ubyumvise, kuko Imana yacu niyo kwizera. Haleluya. Uyu munsi rero wowe warunkurikiye,
Isaka wawe wari warabuze agaruke mu izina rya Yesu. Isaka ashobora kuba ari umwana, Isaka ashobora kuba ari akazi, Isaka ashobora kuba umugisha, kuko umwana ni umugisha. Kandi buriya iyo ufite umwana n'ibindi byose biziraho. Inshuti ziraza, abavandimwe baraza. Ikintu bita ingumba, ijambo tubwiye ngo wari ingumba, ngo uyu munsi afite amezi 6 atwite. Mu buzima bwacu hari ukuntu tujya tuba ingumba, tukabaho ngaho nta migisha, tudaproducinga, tudatera imbere, nta prosperity dufite. Nukuvuga ngo ibintu biba byatubereye ingumba. Ndagira ngo ibyari ingumba uyu munsi bifunguke mu izina rya Yesu. Bibyare imigisha yawe iboneke. Imana ikwagurira imbago, Imana ikwagurira imbago, Imana igukingurira imiryango, Imana ikwinjize mu masezerano yandi mashya, Imana ikwinjize mu bindi bintu bishya, Imana iguha inshuti. Mu buzima dukeneye inshuti, mu buzima dukeneye abavandimwe. Imana ikugarurira abavandimwe bawe, Imana itugarurire inshuti zacu, Imana itugarurira abavandimwe bacu. Hari abantu bacu baje kubera ko Satani yateje ubugumba. Hari ubukire bwacu bwagiye, abenshi agakiza katuvuyemo, nta gakiza tugifite. Abantu baraguye, bamwe bavuye ku Mana, nta Mana bagifite. Abo nabo ni ingumba. Abandi ntibakivuga ubutumwa, babaye ingumba. Kandi Yesu yaraduhaye inshingano kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza. Abantu ntabwo bakizuzwa batabwiwe ubutumwa. Bene data, mwabaye ingumba. Uyu munsi wa none Yesu adukureho ubugumba, Imana idukureho ubugumba, twongere tuvuge ubutumwa bwiza. Wowe ubwawe utarakizwa unkurikiye, aka niko kanyu, menya ko dufite Imana igira neza, itanga ibitambo kugira ngo tubeho. Yemeye gutanga Yesu Kristo, avukira mu mwana w'umukobwa utirigeze ahura n'umugabo, kugira ngo ubugingo bwanjye nawe bukire. Ndagira ngo uyu munsi wakire Yesu Kristo mu bugingo bwawe, wakire Yesu Kristo nk'umukiza wawe. Ni byiza gutunga, ni byiza kugira imigisha, ariko imigisha igira aho ushingira, igira aho ushora imizi, ishingira mu gakiza. Akira Yesu uyu munsi wa none. Twabonye ko Yohana wavutse yari umwana udasanzwe. Uyu mwana nyina amutwite ngo ntabwo agombaga kunywa igisimbisha, kuko yari umwana w'isezerano, yari umunaziri. Ikindi cya kabiri nuko uyu mwana ngo akivuka ngo azuzura umwuka wera. Ndagira ngo wuzure umwuka wera, ntuzure isindwe. Abantu benshi buzura umwuka w'inzoga, abandi buzura umwuka w'itabi, abandi bakuzura umwuka w'ubusambanyi, abandi bakuzura umwuka w'inzangano, abandi bakuzura umwuka w'amahane, abandi bakuzura umwuka w'ubusambo, abandi bakuzura umwuka mubi w'amacakubiri. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo uzura umwuka wera, kuko umwuka wera uwo nguwo ni uzagusobanurira ibindi kukubwira. Iyo uri mu mubiri, iyo uri muri kamere, ubyumva mu kanya gato Satani akabikwiba. Ariko niwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, niwakira Imana mu bugingo bwawe, ukimura Satani, ukimura ibigirwamana, ukimura ibitekerezo byawe na logique zawe nyinshi, ukimika umwuka wera muri weho, uzaba igitangaza. Uzaba umuntu ukomeye, uzaba ukomeye mu mwuka kandi uba ukomeye no mu mubiri. Kuko niko Yesu yabwiye na Petero. Petero yamaze ngo se ngo ko twasize ibyacu tukagukurikira, n'imiryango yacu tukayisiga, amaherezo yacu ni ayahe? Yesu aravuga ngo uzagororerwa, ibyo wasize byose uzabibona inshuro ebyiri, yaba ari hano muri ubu bugingo bwo kuri iyi si turimo, cyangwa ari ubugingo buhoraho bwo mu ijuru. Nshuti yanjye, mu mwuka Imana ikuzuze, Imana ikomplete ahantu hatuzuye mu buzima bwawe. Imana iguha agakiza, kuko nugira agakiza niho uzaba wuzuye. Kandi no mu mubiri Imana ikubyaze, ubyare, wororoke, ubyaze n'amatungo yawe, utunganirwe. Ntuzabe urupfu ruba mu buzima bwawe, ntuzapfushe umwana, ntuzapfushe amatungo, ntuzahombe amafaranga ukorera, uzayatunge nayagutunge, uzayagiriremo amahoro, uzayagiriremo imigisha, abana bawe enjoyingemo, nawe enjoyingemo, ntuzongere kugira agahinda ukundi. Icyo nicyo nkwifurije mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Wowe rero utarakizwa, reka twaturane aya magambo. Subiramo aya magambo. Mwami Yesu, nje imbere yawe, menye neza kugira neza,
menye neza ko waje uvukira mu mwana w'umuntu kugira ngo ndengere, kugira ngo ndokore, kugira ngo mvane mu byaha, kugira ngo mvane muri karande z'iwacu, kugira ngo mvane mu masezerano y'ikuzimu, aho najyanywe na Satani, aho najyanywe n'abadayimoni, aho najyanywe n'ababyeyi, aho najyanywe n'abavandimwe, aho najyanywe n'abantu, aho najyanye njyewe ubwanjye. Amasezerano yose nakoze nkora ibyaha mu butamenya cyangwa mu bumenya, umunsi ndasesa ayo masezerano nagiranye na Satani. Ntabwo ngishaka kwitwa uwa Satani, nanze kwitwa uwa Satani. Ndasaba kugira ngo unsibe mu gitabo cya Satani, unsibe mu gitabo cy'abarimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Nemeye kubana nawe, nemeye kuba umwana wawe, nemeye gukorana nawe, ntandukanye rwose, ntanye ukubiri n'imihango yose n'imigenzereze yose ya Satani. Nzagukorera, nzagendana nawe ibihe byose mu izina rya Yesu. Reka ngusengere. Mana yacu, ndakwereka mwene data, mushiki wanjye, uyu nguyu ukwakiriye Kristo akakwakira. Ijambo ryawe rambwira ngo abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ndasaba kugira ngo uyu munsi wa none ahinduke umwana w'Imana, yinjire mu muryango wawe, yinjire mu muryango w'abana b'Imana. Umukureho urwandiko rwose rwamushinjaga, umukureho urwandiko rwose rwamuregaga, umushire mwami mu gitabo cy'ubugingo, umuhindurire mwami amateka. Wowe cyamutwazaga igitugu, reka mwami kimuveho. Ibyaha byose byamukururaga bimujyana kurimbuka, reka umunsi bimuveho. Satani n'abadayimoni be mu izina rya Yesu Kristo mbasutseho umuriro. Wowe mwami Imana yacu, uyu mwana abone umudendezo, abone umutekano, akorere mu buzima bwawe, agendere mu buzima bwawe Kristo nkuko nawe wagenderagamo. Reka mwami ingabo zo mu ijuru zimushagare, zimugote, zimurwanirire, zimubashishe. Umwuka wera duhaye uduhindura abagabo guhamya, abagabo gutinyuka. Reka muhangeho mu izina rya Yesu Kristo, amubashishe kukumenya no kugusobanukira kurushaho ibyo umupasiteri atamwigisha. Mwuka wera umwigishe. Urakoze Mana, urakoze ko hari benshi baguhindukiriye, hari n'abari baraguye uyu munsi wa none bakaba kugarukiye. Mwami bongere babe mu bikare byawe, ubababarira ibyaha n'ibicumuro byawe. Yesu nk'uko tweretse urugero rw'umwana w'ikirara wagarutse mu rugo kwa se akakirwa n'amaboko abiri, reka nabo bakire Data, ubakire, ubagirire neza, ubagirire ibambe, ubakureho ikimwaro, ubateturure Data. Ndagushimiye Mana. Ahari ni ibibazo banyuragamo byatumye babivamo, ahari n'agahinda, ahari n'amasezerano babonaga mwami atasohora, ariko uyu munsi wa none ijambo ryawe ritubwiye ngo ntacyo uvuga ngo kibure gusohora, ntacyo uvuga ngo gihere. Ndasaba kugira ngo buri wese wumvise iri jambo akizera, reka mwami umugarurire ibyiwe, ibyo Satani yamwibye, ibyo Satani yamunyaze, mu izina rya Yesu reka bimugarukire. Reka uyu mubyeyi Imana agaruke mu rugo rwe, Satani yamwibye, reka mwami umugabo yari yaramutaye, reka agaruke mu rugo mwami, bubake ubwami bwawe, kuko mwami ubwami bwawe buhera mu ngo zacu, mu izina rya Yesu Kristo. Data wera, reka Isaka bari barabuze, reka bagaruke, reka baze kuri aba bantu, baze mu miryango yacu, baze mu itorero, mu izina rya Yesu Kristo. Reka mwami itorero rubyare, reka mwami kuko uyu muryango byaye itorero baryungutse abantu. Ndagushimiye Uwiteka Imana yuko abantu bakuyeho umuvumo, ahari umuvumo hashize umugisha. Abari baratatiriye igihango uyu munsi mwami bababariye, abari baracogoye Uwiteka ubasubije mu imbaraga. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Urakoze ku mwaka nk'uyu nguyu wa 2026, abantu bawe bagiye gukikira abana, abantu bagiye kuvuga mwami ibyo bakoreye. Hari nabo utangiye gukorera uyu munsi, hari nabo uri gukorera muri iri joro, hari nabo uri gukorera muri amasaha. Reka mwami twumve ubuhamya, reka tubona bohereza ama voice, reka tubona bohereza ama message bavuga ngo Imana yakoze. Ushimwe Yesu kuko uri Imana nzima, uri Imana ikora, uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Icyubahiro n'ikibi cyawe kuko nta jambo uvuga ngo rihere, kandi uri Imana isetsa abariraga. Ushimwe kuko hari abusekeje, ushimwe ko hari abuhanaguye amarira, ushimwe ko hari abuteturuye. Rero icyubahiro nikikugarukire. Nshimye nshima mu izina rya Yesu Kristo. Amen.